Muraho neza. Twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze kuri channel yacu y'ubuvuzi gakondo mu Rwanda. Dukomeje gukurikirana abantu badukurikira nyine tubashimira. Ikindi tunabasaba ko bakomeza kudukorera share aho bishoboka ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo ubutumwa tuba twatanze cyangwa se inyigisho tuba twatanze zirusheho kugera ku bantu benshi. Nge rero banyita muganga Sagihan, nkaba ndi umuvuzi gakondo ukorera mu ivuriro gakondo Nyafurika. Ubwo mugenzi wanjye nawe yabibwira nta kibazo. Nitwa Christian Iraguha, ndi gufatanya n'umugenzi wanjye. Rero tugiye kubaha ikiganiro kijyanye n'ubuzima mu rwego rwo gusigasira ubuzima kuko amagara arasesekara ntayorwa. Turigisha cyangwa se turatanga inama ku bijyanye n'indwara zikunze kwibasira ibihaha cyangwa se imyanya y'ubuhumekero kugira ngo abantu barusheho kumva uburyo ibihaha abantu bakagombye gusigasira imyanya y'ubuhumekero. Ku muntu urwaye asima, ufite ikibazo cy'amabronchite, ahumeka nabi, ingorane umuntu ahura nazo iyo arwaye muri ubwo buryo. Rero ndabasobanurira ntangira mbabwira ko ngiye tuvugana nanjye nabaye umwe mu barwayi b'ibihaha, ngira ikibazo cyo kudahumeka neza, narwaye asima kugeza ubwo njya kuri bomboni banyongerera umwuka muri za 2008 kuko sogokuru wanjye niyo yanamwishe kuko byari hereditaire. Urumva ubu tuvugana nkurikije uko nari imeze, uburyo nge nari narwaye asima, mfite makirize ya buri gihe, ubundi iyo ntaza kubona umuti mba naranapfuye, maze nk'imyaka 12 ntakiriho. Ariko ndashima Imana ko Imana yangiriye ubuntu, mpura n'umuvuzi aramvura. Ndabaha urugendo nagenze kugira ngo ngere kuri uwo muvuzi. Ntago byari byoroshye, ntago nahise mubona, byari ishuri murindi kuko nagiye kwivuriza Ikibungo mu karere ka Kirehe aho bita za Rwanteru za Rusumo, umuvuzi uzwi cyane bita Sebigo, ariko ntago nagira ubuntu bwo kuvurwa nawe kubera ko byaramunaniye. Yarambwiye ati wowe indwara yawe urwaye ni ibintu bya famiye, indwara yawe kwivura bizagora. Ntangira kumva ko kuba sogokuru wanjye yarapfuye yishwe na asima, nanjye ndi umwe mu bazapfa vuba. Ubwo rero numvaga ari ubuzima bwanjye ngomba kubuhagararaho, ngakora igishoboka cyose kugira ngo ntazapfa vuba. Kuko umuntu urwaye asima bavuga ati isaha n'isaha nzapfa, kuko ukuntu igufata ikakujwigiriza ugasemeka ukabura umwuka, kubabyuka ukicara, ibyo byose byambagaho. Ariko nkomeza kwikurikirana kuko najyaga na za Bugande nkorana n'abandi bavuzi mu bityo bihugu kuko nari ndi umuvuzi. Ariko naho nagiye aho bita Aruwa, Pakwashi, njya n'ahandi bita Guru, ngenda mpura n'abavuzi bampa imiti ariko nkayikoresha bikanga. Rero hari igihe indwara iyo ari yose ufatira umuti ukawunywa, ejo ukongera ugafata uwundi ukawunywa bikanga, iyo ndwara iteza ihungabana. Nayo mfite ihungabana rikomeye cyane kuko iyo nkomeza kwirukanka simbone n'umuntu mvura ahari, na hypertension ari kuza ugasanga kuko imyanya y'ubuhumekero idakora neza, hari ibintu byinshi byangirika kubera ko umwuka dukoresha cyangwa se ibihaha bikora akazi gakomeye ku buzima bwa minsi yose, uburyo ibihaha bidufitiye akamaro. Noneho igihe kimwe rero ihangane umve story ukuntu nari mfuye mu Rwanda, byari bikomeye ariko utaza kugira ngo ni ibintu byoroshye kuko iyo bagushyizeho zira bomboni ubundi ni nyagasana uvuga ati hari igihe byaza kurangira. Igeze amahirwe ugasinzira agatotsi kakakwiba, ukaza kugaruka ugasanga uracyabirimo, uravuga ati Imana iracyandinze. Rero
namubonetse kandi ubugira ngo byari binyoroye nari mbabaye meze nabi Uwiteka rero yaje kundengera ahandi muri Mika havuga ngo wa mwanzi wanjye w'inyishima hejuru n'ingwa nzabyuka Uwiteka azambera umucyo abana Imana ibi biri kumbaho niba ubona igihe cyane kiza ari icyavuba ahangaha nzagenda kuko abaganga bagiye bananirwa ngo ibinini iyo miti ya gakondo yewe noneho rero reka niyo ngoze mvuga nti nayo mfite amafaranga kuko ntabwo byari byoroshye kugenda ufata abavuzi ugenda ubaha amafaranga ariko nari mfite amafaranga noneho rero naje kujya Nairobi ndavuga ni buriya amasaha ba Nairobi bashaka kuba bafite imbaraga zo kuba barusha abavuzi ba Uganda ngiye ngakorana nabo nkababwira n'uburwayi bwanjye bashobora kuzamvura navuga ko urwo rugendo rwo kujya Nairobi nagiye mara ibyumweru 2 ndi gukora igendo nyine ndeba abampa imiti ubundi iyo nanywaga umuti nkawunywa iminsi 3-5 nkumva nta cyoro narawurekaga Nairobi nahageze mu mujyi wa Nairobi kuhaba ntibyoroshye ahubwo buriya tujya twivugisha ngo i Kigali birakaze hari imijyi ifite ubuzima bugoye cyane nahamaze icyumweru 2 ndi muri hoteli nshakisha abamvura ariko mu masaha y'umwe angira inama yo kujya Tanzania bambwiye ati uburyo ufatwamo njye nafatwaga n'injoro ubundi ku manywa nabaga ndi muzima ariko ijoro ryanjye ubundi no kuvuga ngo nshaka kurara nicaye bukankeraho nkaba naryama nka saa 11 nabwaga butotsi bukeya ubwo rero mwambwiye ati imiti hano amasaha naguha hari igihe batakuvura ibyiza uzigereye Mwanza ugende bakuvurireyo habaye batanzana amasaha bashobora kuba baba bafite imiti bakuvura nanga kuhamara igihe ariko ubwo nayenda no mu bushakashatsi bw'imiti ndeba imiti bafite uko bakora imiti uko batunganya imiti genda nkora research rero Nairobi navuga ko nacyari igihugu cyateye imbere ku buvuzi gakondo gusumbya ntabwo basumbya abanyarwanda n'abaganda kubera ko bageze ku rwego rwo kuba bafatiye imiti yacu bakayikoramo ibinini bamaze gutangira gukora inganda zitunganya ibinini mu bimera ariko nanjye n'ubushobozi bukeya mfite hari icyo nahinduraho kiruta uko imiti mfite imeze ariko uko ubushobozi buzagenda buboneka nanjye mba niheganya gukora innovation mu kazi nkora agenda nagura ubu icyo ndi gukora mu minsi nuko ndi guhinga imiti ngenda maze guhinga ahantu hangana na hegitari mu gihe kiri imbere nzayibereka muzabona ko akazi ndi gukora kandi na rwa ruganda rutunganya imiti ijyanye n'igihe wenda nuko bizahita byitwa ibya kizungu ariko bizaba ari iby'ibimera da ntabwo bizaba byavuye mu bimera gusa bazabyita ibya kizungu kuko nzaba nafashe ibyatsi shizaho abatekinisiye bakabitunganya ku rwego rujyanye n'igihe twibimera kurumva produit chimique icyo nzi cyo ntabwo tuzazishyira tuzakoresha uburyo bititwa produit chimique yes rero reka nkomeze ubuhamya bwanjye noneho ngaruke ku kintu kijyanye n'ibihaha uburyo mbivura uburyo noza ibihaha nk'uko nanjye babinyogereje nkamaze imyaka 12 nta kibazo mfite cy'ibihaha cyo guhumeka nabi uyu munsi rero urugendo rwanjye nakoze ni kwivuza byamviriyemo n'ubushakashatsi bituma noneho maze kubona uburyo nkize nabashije gutangira kuvura abantu bafite ikibazo cya asima ariko mbere yuko ngeraho ngaho uburyo mvura ndashaka gukomeza urwo rugendo nanyuzemo kugira ngo ubuhamya bwanjye budacikira kuko burya ngo ujya gukira indwara arayirata kandi uwakize indwara ntutanga ubuhamya burya ubukoze amakosa kuko ubuhamya bwa harabo bwubaka harabo bufasha mboneraho gusaba abantu ngenda mvura ko mwajya muntangira n'ubuhamya
uburyo mba narabavuye kuko byarangoye kubigeraho kugira ngo ngere ku bushakashatsi bwo kuvura indwara zigakira. Ni byiza rero munkoreye marketing mukavuga ati nari ndwaye indwara iyi ndakira ubu ndashima Imana. Ni byiza no gushima Imana kuko hari igihe buri Imana ikoresha abaganga bakavura umuntu agakira atari uko Imana ikorera mu bantu, ngira ngo murabizi. Noneho rero naje kugera Mwanza, naho amara iminsi mu miti, nahamaze ukwezi. Urwo rugendo ubundi rwantwaye amafaranga arenga amadolari 1000. Amadolari 1000 nenye afite, ariko yashiriye mu nzira. Ariko nza nkoze bamvuye, noneho nzanye n'ubumenyi. Hari ubumenyi naje nzanye aribwo turi bwaganireho mu kanya. Noneho ubwo nari Mwanza byabaye ngombwa ko muri uko kunywa imiti numva hari icyoroshye gusinzira, nkajya ntangira gusinzira, ariko n'ubundi akaye k'inkorora kakaza. Noneho byansabaga kutarya nijoro, kubera ko mvanye n'indya nijoro biraza gutuma nongera kurara nabwo natangiye kujya nsinzira. Ariko abantu baho ngaho Mwanza imiti narayinyweye, bona hari icyo bankoreye, ariko uwari umvuye arambwira ati icyaba cyiza nuko nakurangira undi muntu nubwo ari kure wakuvura akakogereza ibihaha. Bigaragara ko ibihaha byawe binaniwe, bifite intege nkeya, ari byo bituma uhumeka nabi. Ati ubu ngewe imiti ndi kuguha niyo kugufasha kugira ngo ibihaha byawe byere gukomeza ukoresha imbaraga nyinshi usinzira. Ati kubera gusinzira uhumeka nabi tuhumekera mu kanwa, kuko umurwayi asima igihe ushakisha kuka nyine, kubera ko mu mazuru hari igihe banafunganya harimo n'amasinezite icyo gihe uri guhumekera mu kanwa. Ati rero ibihaha byakoresheje imbaraga nyinshi birananirwa, bigeze ubwo bicika intege. Utari kuhuye n'uwo muganga yazagufasha akakogereza ibihaha. Ati byanze amafaranga. Ati wowe nakuyobora ugafata imodoka hano ukafata ijya Tabora uvuye Mwanza, wagera Tabora ukaharara, ugafata itreni yaho ijya Panda ahantu bahinga imiceri. Ubwo rugendo nageze Tabora ndagenda mfata itreni yaho iranjyana, turagenda ijoro amanywa, n'undi munsi tugera Panda ahantu bahinga umuceri. Ubwo ndaharara, noneho kwari ukongera ngategana none nkajya aho bita Sumbawanga. Sumbawanga niho bamvuye asima. Umugabo namugezeho nsanga ni n'umunyarwanda ahubwo wagiye kera, kuko twaraganiye aza kumbwira uko sekuru yari umunyarwanda nubwo ahakorera, ariko ufite ubwenegihugu bw'ahangaha, nako afite ibisekuru nye byo mu Rwanda. Ndavuga ni byiza ubwo ngiye kuvurwa na mwene data ndamukuraho n'ubumenyi, nahise numva ngize ne porofesa abe niko byagenda kose akimvura ubundi ntabwo ncika. Rero niko byaje kungendekera, nagiriwe ubuntu bwo kuvurwa nubwo byampenze, ariko narakize. Yampaye amazi y'umugezi, yampa umuti, ndaruka, ibihaha byanjye byongera birakora, ku buryo kwagusemeka, kwagubura umwuka byahise bishira. Noneho nakagakororwa nahoraga ngira ndakabura, namaze icyumweru. Noneho ikindi cyumweru nari ntangiye kumva norohewe, nabubwiye ntiwafata akagenda nkaba nasubira i Kigali. Arambwira ati ariko icyo wakabaye ukora niba uvura nuko kuko urumva ubutaha kugira ngo uzagaruke reka nkwereke uko uzajya ubigenza. Aranyereka arambwira ati uyu muti nguhaye dore icyatsi ngikiriya, umuti nguriya niriya mu Rwanda ugira amahirwe ukawubona uzawukoresha, n'abandi bazaba barwaye uzabavura. Impamvu urumva ntari nyibonye cyane ateye rimwe rirasinyana ibye. Iyo mpamvu rero urumva uyu munsi niyo tugiye kuganiraho. Iyo mvuye umuntu asima, hari abo nsanga nta bushobozi bafite, bikaba ngombwa ko mbafasha.
ntago banyishyura amafaranga yose kuko hari igihe biba ngombwa ko mukurikirana mu gihe cy'ukwezi kumwe akaba yakira. Hari abakira vuba, hari n'abakira bitinze kuko urumva njye nayo nyifashwe nkiri muto, mfite nka 28 gutyo. Ubwo rero hari ababa bayimaranye imyaka irenga 10-15. Mu kuvura sima shingira ku myaka umuntu afite n'imyaka afite, kimwe niyo sanze ufitemo bronchite cyangwa se ukunda kugira ibibazo byo guhumeka nabi nk'uko hari igihe bitari yaba asima bikire mu buryo bworoshye, icyo gihe ntabwo biba bigoranye, yemwe nta nubwo yabihenze. Kandi niyo mbonye hari ingaruka byakugizeho kuko iyo udahumeka neza uhorana intege nkeya, ushobora kugira ibibazo by'imitsi, ushobora kugira ibibazo by'ubwonko bukananirwa kubera ko kudahumeka neza hari imbaraga nyinshi ziba ari umubiri ugenda utakazanirije. Rero ndasaba ko umuntu urwaye asima ufite bronchite mu kigo African Culture turi tayari kuvura umuntu agakira kandi mu gihe gitoya bidatwaye igihe. Uwakumva ubuhamya bwanje ndisereye mu byo mvuga, ndabona no tu video nagiye mfata abantu nagiye mvura, nanze kubafata amashusho ariko nagiye mfata ibyo nabarukije nabakuyemo nogeje kubihaha, uraza kugenda ubibonamo muri document irimo ubuhamya bwanje kugira ngo ubone akazi gakorwa n'uburyo bavurwamo. Ni akazi gakomeye, n'uburyo bwo gukurikirana umuntu kugira ngo ibihaha byongere bigwe neza. Tuvura dukoresheje uwo muti, ntabwo nshobora kuwuvuga kuko biracyari ibanga ryanjye ry'akazi, ntabwo wakigisha abantu kuvura bitari muri domaine zabo, sibyo? Noneho mbavure kizima nuko bazakira bagashima Imana, inkono igashira kuko ubona icyo gihe nariruhukije, shima inkono irashirira. Ntabwo biba byoroshye. Ushaka kwiga nawe kwiga kuvura uburyo mu biganiro. Niba ushaka kwiga kuvura cyangwa n'undi birashoboka kuko n'ubundi mu byo duteganya muri African Culture duteganya kuzashyiraho amashuri yigisha ubuvuzi gakondo. Kandi ndumva leta itazanyemo inkunga ninkora projet neza nkagaragaza n'inyungu bifitiye igihugu, umva so umushinga w'abana urafatika cyane. Rero African Culture ni ikigo kimaze imyaka 8 gikora, kikaba gikorera muri Kigali haruguru ya gare hejuru ya Equity Bank, ahantu handitse ubuvuzi bw'imiti gakondo nyafurika. Tugakorera no mu ntara y'Amajyepfo muri gare handitse ubuvuzi gakondo nyafurika. Ukinjira muri gare abamotari baparika uhita utubona, ubwo ni hepfo y'akarere niho gare isigaye. Hari abantu bazi gare ikiri ruguru, ntabwo kiri uruhande rwa stade, isigaye iri hepfo wegereye Musée National. Uhita ubona gare tayari abavuye Nyamagabe, abavuye Nyaruguru, abavuye za Nyaruteja cyangwa za Gisagara, abavuye Burundi, abavuye Kigali, hari n'abazajya bava Kigali kuko impamvu bashobora bamwe kuza ihuye mpaba guhera ku wa 2, ku wa 3, ku wa 4, ku wa 5, ku wa 6. I Kigali mba mpari ku wa 1 kubera impamvu Kigali hari undi mukozi uhakorera uvura abavuye za Kibungo, za Nyagatare, za Gatsibo mu mujyi, niwe ubuhari. Dukora turi babiri mu kigo cyanjye, ntabwo nagira abakozi benshi, biracyansaba izindi imbaraga, ariko urumva ubwo nteganya kwigisha nzaha n'abantu akazi. Urumva ikigo byensire kizagenda cyaguka. Urumva ntabwo ahantu hose haba i Burundi cyangwa Tanzania n'ahandi duteganya kuzakorera muri East Africa cyangwa no hanze ya East Africa. Urumva biracyafite akazi katoroshye ko kwigisha kuko mu rwego rwo kunoza akazi no gufasha abantu no gusigasira amagara. Rero ntizanumbiro uyu munsi muganga Sagihanga mu buhanga mfite nahawe na Rugira wagize akatugira tukaba abo turi uyu munsi tuvura abantu, mbamushimira kuko ari we nyiringanzo
nubwo nanjye ndi umuvanganzo mu nganzo ye yampaye yo kumenya ibimera, nkamenya uburyo bivura n'uburyo bikiza, kuko pièce de rechange z'ikiremwa muntu ntago zibiba mu bimera, kuko Imana ijya kurema yahereye ku bimera, ihera ku bintu byose. Buriya hari n'ibisimba bivura, bivuga ngo impamvu bishobora kuvura nuko Imana yaravuze ati mbahaye ibiri ku isi byose. Ubwo rero muri bya bindi biri ku isi byose, yemwe byaba ubutaka yaba amabuye, buri kintu cyose kirashobora kuvura, ariko bikaterwa na nyiri ukukivurisha ubumenyi afite, Imana imurimo. Rero ndashimira Imana yampaye ubwo bumenyi, ariko mbukomora ku babyeyi, kuko mama wanjye nibwo akora, na barumuna banjye harimo bamaze kwinjira muri kano kazi dukorana. Hari ukorera i Muhanga, hari n'undi nanone ukorera i Kigali. Urumva muri famiye ubu turi 4, ariko urumva turateganya no kuzashyiramo n'abandi batari amafamiye, ahubwo bakaba inshuti z'umuryango, kampani ikarushaho kugenda ikura inaba nini. Rero ni urugendo rwiza, nsabiraho n'abantu bakora uyu mwuga wo kuvura kujya bagire ishyaka cyangwa guharanira kuvura umuntu neza. Ni bimwe mu biguha amanota, kuba yakira akakurangira undi. Ni byiza yuko iyi ndwara utayishoboye kuyireka ukarangira undi uyishoboye, kugira ngo bitakwicira izina. Njye rero uko nkora, icyo ntashoboye ndakireka, byaba ngombwa niba ari indwara ivurirwa kwa muganga hasanzwe, avuga nti indwara si yanjye, hakoriyante. Ibyo bimpa amanota kandi bikampa n'amahirwe, kuko ntago wa muntu ahita abona ko ndi gushaka amafaranga cyane. Gerageza gushyiramo n'ubujyanama, ntago ari ukwitaka. Abanzi navuye cyangwa abazaza bazabibona. Murakoze cyane. Nomero za telefoni nazo nari nzibagiwe, urumva ko nkeneye kurya sezame nyinshi. Ibyo tuzabivugaho n'uburyo ubwonko bujya bunanirwa cyangwa umuntu yibagirwa ibyo yajya akoresha kugira ngo atibagirwe. Rero ni 0783353229, kaba n'izindi 0778702479, Tigo ni 0782823529. Murakoze cyane. Ni muganga Sagihanga, mwari muri kumwe mu kiganiro kijyanye n'uko ibihaha bivurwa n'uburyo bikunda kugira ikibazo cyo kwandura. Hari ibihaha bifitanye isano n'ubuzima babayemo, kuko hari ibihaha bishobora kunanizwa na mikorobe zituruka mu nganda. Reka mvuge inganda zisya imyumbati, ibintu bitumuka, ibintu by'ivumbi bikaba byakangiza ibihaha, cyangwa se ufite ikibazo cyo kuba ahantu urara hahinjiramo umuyaga mwinshi, noneho ukaza kunaniza imyanya y'ubuhumekero. Yenda kandi nshaka kongeraho ntakajyanye n'isuku yo mu cyumba ahantu abantu barara. Tukantu nari nibagiwe takavuga, byaba mpombye buriya kiganiro, nta nubwo buriya hari wenda banacyumva cyane. Reka nshyiremo akandi kantu gashobora gutuma unavuga uti muganga ashobora kuba kuko afata umwanya wo gukora ubushakashatsi mu byavuga. Ubundi nakoze ubushakashatsi nsanga abantu benshi bafite ibyumba bararamo bihora bifungiranye, ntago bajya bafungura amadirishya ngo umwuka mwiza winjire mu byumba. Rero hari ukuntu n'isuku hari igihe banyeje, ugasanga ibyo wiyorosa, ibyo uraraho ntago bikorera isuku ihagije. Ariko iyo uryamye, byaba wa mwuka wawe, ubu mwuka usohora n'undi winjiza, ubu uri kubihumeka ibiri muri icyo cyumba cyawe. Noneho rero kurarana n'inkweto mu byumba ntago ari byiza, n'imyenda idafuze kurana nayo ntago ari byiza. Ibyo bintu ni bimwe mu byangiza imyanya y'ubuhumekero, bigatuma duhumeka umwuka utari mwiza.
ni byiza ko imyenda ifuze wifite garderobe ukayishyiramo ugafunga sava, noneho ugakora isuku, ibirahure, amadirishya, haba ari ahantu hinjira umuyaga mwinshi cyane, munsi ugashyira akantu kugira ngo umuyaga utinjira, cyangwa se mu makositara naho ukareba naho ugashyiramo akantu, ariko nijoro ku manywa ukaza gufungura kugira ngo umwuka winjiremo, ariko byageze ku mugoroba ugafunga kare kugira ngo imibu itinjira. Ikindi kuverifira, kureba ukamenya uti icyumba ndaramo nta binyenzi birimo. Ibinyenzi bikoramo iki? Ibinyenzi bituvoma amaraso bikadushyiramo mu mikorobe, yemwe n'ibintagangurirwa. Utu dusimba duto dusuzugura ni tumwe mu bidutera indwara. Ibyo n'ubushakashatsi njye nikoreye, ariko nagufashijwe na channel ya YouTube. Za YouTube buriya zirigisha, hari ubushakashatsi njye namvumbura ku ma YouTube, muheta nkora noneho narize koko ngasanga nibyo. Ibyo rero nabyo ni bimwe mu binyongerera ubumenyi, kugenda mvumbura utuntu ntarinzi. Rero icyo kintu gitanzeho inama, kandi iyo ni inama ntanze y'ubuntu. Hari abarwaraga indwara biturutse kuri ibyo bitagangurirwa, kuri ibyo binyenzi, ku mbaragasa. Hari abantu babana n'imbaragasa bana mu buriri wa n'ibiheri n'inda bana gusa uranyumvira hari ibintu hari buriya winjiye mu buzima ibintu bibera mu nzu ukabireba none uravuga uti Mana, buri hari abantu babaye mu buzima buri struggle zikomeye. Hari umuntu umara icyumweru atari yakaraba abantu, ugasanga no gukaraba mu maso gusa, kwiborosa reka data. Ibyo ni ibintu nabyo tuzongera tukagaruka ukuntu isuku ibikenewe. Ubu tuyivuzaho agacere kangarikiriza aha kugira ngo ikiganiro cyanjye tazabarambira, mwihangane. Inkuru ziracyahari, tuzajya tugenda tubagezaho amakuru mashya. Mwicana y'ubuvuzi gakondo muzajya muhungukira ubumenyi kandi bwiza buzajya bubafasha kugira ngo mutarwaragurika, kuko iyo abantu barwaraguritse hari amafaranga hagendera, hari n'umwanya, kandi n'iterambere burya riragabura. Iterambere bakabayogeraho riradinda. Rero ni byiza, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane kuba waje kumfasha mu gutegura kino kiganiro. Izina harya ni irihe? Christian Iraguha. Njye banyita Sadihanga, muganga Sibomana Jean Bosco, umuhanzi mu bijyanye n'indirimbo za gakondo, Afrobeat, Afrozouk, bita Doctor Scientifique muri Diligent Group. Yes.